Usohoke. Usohoke. Se boss agutwaye. Usohoke. Nyine nari ndi kugira ngo yitwa Mitsutsu. Mabuja wanje wasanzwe muzi hese kandi ari ubwa mbere ageze hano uhari. Nari ndi kugira nyine ngo mumenyane sheri uyu niwe boss wanje mwibwirane n'ubutaha atasaza. Se boss wabaye iki ko wahindutse? Mabuja koko yange ko nzaja nzana n'abantu nawe ubyanye. Kandi nari mubwiye nawe ujya mumva wari ibiki? Ahubwo boss wowe wabaye iki ko nari mvuze ngo reka mborofite Mabuja atahari ngwereka umukunzi wanje n'ubutata azaza ukajyanda ngo ni igisambo kijano kwiba ndavuga ngo reka aze yinjire mu reka basa gushije musuje uraho ikibazo cyanjye ko se boss ibi ni ibikira boss ni umushari wanje sohora waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube waba ushaka kuzamura like followers views comment subscribe byo kuri YouTube Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi platform igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0733 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse ibyo jojo ari kukubwira n'ukuri ubwawe iki Hinde? Nana nibiki? Narasobanye. Ibyo mugambiriye ntabyo muzagera. Ubwawe iki? Ibintu papa mbwiye ni ibiki? Ibiki si? Ndahora utwite ngo byagenze gute? Ndagira papa wawe ngire nawe ndamenya. None sibyo ni ibintu bigoye gusobanura. Gusobanura ukavuga uti nabyaye cyangwa se nayikuyemo cyose nagize gutya ni ibintu bigoye gusobanura. Ibyo bintu birangoye pe kandi nta nubwo bizanahora bingora. Nta n'umuntu nabisobanura ngo abyumve. Bivuze ngo umwana w'umuryango wawe urimo wamugurishije. De usimvuge kumugurisha. Neze kumugurisha ntabonye n'amafaranga byo mvuge kuki. Uko wabivuga kose nyine ni ibintu Kirukana mu muryango mureka mama. Umvaga binteye ishema. Ariko guhera uyu munsi.
Nzayino. Wigeze unshaka? Wigeze unshaka? Nzayino. Wigeze unshaka? Wigeze unshaka? Ndabona gushatse. Nzayino rero untega amatwi. Noneho Fabiola sinkibihamya njyenyine ko ahari namubonye ati dore umukobwa bari kunongo yitwa Nana. Ati Nana, ati mubwire. Uranyumva? Nana agiye kuvuga ati dore Fabiola. Arakivuga ngo dore Fabiola. Ariko ikintu nakunze, ikintu gishimishije nuko nuwo Jojo atamubonye. Yakebutse nawe uramureba. Navuye hehetse ko arukubeshya. Ari kuza kunshinyagura. Gusa icyo nzi cyo sinzi ko se naba narakoze ryatumura mukobwa ashaka ko nsa. Sibitese. Sawa, makuru. Nsa umeze neza. Nizere ko nzaniye amakuru afatika mazima. Akombega umuhungu. Ubu ikintu cya mbere mbonye abona amakuru nta kindi kintu wambona. Si cyo kintu kiduhuje hano si ubu ngubu nicyo kintu ndimo ndaryama nkarota, nicyo kintu nshaka kuganira umunsi wose, niyo proje ubu ngubu ndiho. Kandi tagomba gufeira. Okay, umwana nanjye naziye igihe. Ni gahunda zimeze. Pastor twahuye. Ukagira inkuru. Maze guhura. Ahita atangira kumbwira ibintu by'ijambo ry'Imana. Numvaga yambangamiye ariko oya muzi icyo ushaka rw'iyo uzi icyo ushaka ugira uko bitwara. Arambwira tujye gusenga iburururu. Dai ndavuga ati se pastor ntabwo nkwama nimero yawe. Ajya nguhamagara. Tukagira. Yego. Nakubaza ibyo gusenga. Nubwo rero namuhamagaye. Ana story we inabona ko akunda umuntu ashaka gutereta ariko nyine. Yego. Agenda bigoronzora. Nyine uriya ntago aba yaranyuze mu buzima bwinshi bwo gutereta. Niyo mpamvu hari ukuntu ugomba kumutwara ndetse ukanamworohereza nyine muri dialogue mufitanye. Kugira ngo ubone uko mukurura neza. Iyi nanjye rero nigira nkaho ntabishaka kugira ngo mwereke ko atacyo kingenza cyane ariko ndakomeza kumpatereza ati bimeze bikene. Okay. Rero ukuntu bimeze ubu ngubu ngiye nawe kuwa gatatu dufitanye gahunda yo kujyana gusenga. Yego. Tukujya gusengana nawe nkagenda nyine nkakomeza nkamuryoshya nkamwereka ndukunda umwana w'Imana. Urabona ndi kwambara n'ibintu birebire. Ntacyo. Umwana w'Imana umwe wa kamere. Nagira n'umusengero nanjye nkafashwa. Noneho rero reka nkwereke sibyo ubwo ngubwo iyo ni page ya mbere. Page ya mbere yamaze kuvaho. Urinda usozwe n'iki? Kuki utari kumva kubara abantu nimba ryo rataye umutwe kuhita byishyiramo. Ako naba nshaka kongera kumvisha izina Fabiola mu matwi yanjye. Cyangwa se nshaka numba mungiye ngende. Ugende ujya he? Ugende kubera ubuguri bwa barabashenze. Ubusubundi mama urumva bino nakomeza kubyihangana kubona uyu munsi ukurira. Sorba nakubeshya umutima uri kure. Uri kukurya ariko ngiye urumva nzajya byihangana buri munsi ko mvuye ahantu hose mvuye nsanga uri kurira. Nose uyu abantu bagushinyaguriye ngo mushiki wawe arahari yarapfuye tubizi neza ko yapfuye wumva umeze ute Sorba. We ntabwo wumva ufite agahinda. Aho agahinda mfite ntago ari akamwe y'ibintu barimo barakubwira. Mfite agahinda kuko babikubwira ukababara. Ukanarira buri munsi. Yose ubundi umusazi Sorba. Cyangwa Jojo niwe musazi. Bose wabiyemye mama. Wamwiyemye ukamenya ati singushaka anga. Njyewe naravuze ngo noneho niyongera kuza kunshinyagura no
no kunsaza mu mutwe nzamureka. Kandi buri munsi ari ukuvuga. Ejo ntabwo namusohoye ahangaha. Ntabwo namusohoye wongeye kumwinjiza mu nzu gute? Ntabwo nzi ko kazagaruka nkurikije ukuntu wagasohoye. Naramusohoye musohora wirebera n'amaso yawe. None wongeye umuha karibu. Basi ntuzongere kunsiga njyenyine. Nzanirwa nicara hano mu nzu nyine. Ibi ni ibintu byumvikana ushobora kubabwira ati ntuzagaruke bangaha mu nzu. None si igihe tutabivugira ni ryari? Okay, urabizi mama. Ngiye kwiyamura mukobwa. Ugiye wawe. Mfashe umwanzuro ngiye kumwiyama ku buryo azongera kugaruka ahangaha. Ntumukoreho. Soruba ntumukoreho batagufunga. Noneho nkabura inama n'ibyo. Mama tuza. Ukuri mba numva mfite ubwoba. Mwana wanjye n'urwana. None ndashaka ko ushyiramo imbaraga nyinshi ku buryo umwigarurira nyine tukagira kuri gahunda yacu ramusatsi ukabasha kuwubona. Sibyo? Umva isi. Ngewe niteguye kukwishyura icyo wansaba cyose amafaranga yose uzashaka nzayaguha. Ariko yewe nubwo byagusaba no kuryamana nawe. Guki? Isi kuryamana nawe. Yamana we kandi pasiteri we gusa urumva Imana itazampanika mpana gatatu. Ibi ni ibikira ntago ari amafaranga urimo urakorera. Nta mafaranga ndi gukorera ariko ibana no kuryamana na pasiteri. Shade nawe rero. Basi nzagerageza mubone. Ubona ute se buza ubona gute uzabigenza gute? Nyine Imana izampanira icyaha cyuko namuroza agasinzira nkawufata. Ariko ntizampa icyaha cy'Imana icyaha cyuko naryamanye n'umukozi wayo pe. Ndimo ndaguha amafaranga kugira ngo ugende ubikore gutyo. Ubu ngubu ntabwo ufite boyfriend wirirwa ko boyfriend ni boyfriend man. Nese ngiye urandamukunda. Ejo ntago azagusika akakwangaza. Nase ngenda mukunda man. Ni kutamukunda se no kunze n'umuntu ugiye kugira amafaranga. Si ntago umukunda ahubwo uri mu kazi. Dave rero kakubwira. Iki nyese ko nzakuzanira umusatsi utatubuye. Yego. Sawa rero. Uko nzabikora kose izo ni boro zanjye. Uko nzabigenza kose ni gahunda zanjye. Humura uzakugeraho kandi mu mahoro. Icyo ngusabye no kubidatinda gusa. Humura yewe ni iminota 2 yonyine. Niduhura bwa mbere bwa kabiri. Bwa gatatu nzaba nawufasha. Ni promesse. Ni promesse. Nzayino. 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 Igeze unshaka. Wigeze unshaka. Ndagushatse. Nzayino rero untega amatwi wumve. Mu gihe uzajya ubona ndyamye, yaba ndyamye hano muri salo yaba no mu cyumba, kabone n'iyo inzu yaba iri gushya, ntuzigere unkangura. Inzu iri gushya? Ikizaba icyo ari cyo cyose, niyo inzu yaba iri gushya uzareke mbiremo, ntuzigere unkangura. Ngareka inzu igasha ndi umukozi wano ngayirebera igashiga kunguka nyirayo ajyana. Ariko bakirengagiza akantu kamwe, buriya ubugingo bw'umuntu ni
pirive ntaho habagaho ubugingo rusange. Iryo sezerano ry'ubugingo rusange ntaririho. Kereka abazabigira rusange n'abazahuriza hamwe mu kwemera bose bemeye ikintu kimwe kandi bari kuja ku mujogo umwe, umunzani gukapima gugasanga bafite ibiro bimwe. Unyumve neza ntugire ngo nintuza. None abo ngabo nibwo byibuze bazaba bagiye ku kigero cy'uko bavuga ngo bafite ukwizera kumwe, bahawe ingororano zimwe. Iyi si nta kintu na kimwe izaduhemba.